kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli muri paruwasi ya Ngarama byaranzwe n'itangwa ry'amasakaramentu atandukanye no gukomorera amasakaramentu abagarukira Imana basaga 150 b'iyi paruwasi. Abakomorewe amasakaramentu bishimiye ko Yezu yavukiye muri bo bigahurira no kugaruka kwabo muri kiliziya nyuma y'igihe kirekire bari bamaze baragiye kure y'Imana. Babyakiriye neza kubera ko twari twarazimiye Nyagasani akatugarura adushyira mubi. Nta gituma rero tutakwishima ngo tunezerwe kuba dushyize mu maboko ye twabaye muri twari twarazimiye. Biradushimisha cyane kuko ari umwana w'Imana watuvukiyemo kandi akaba ari umukiza wacu. Nabatijwe ahantu muri Rurindo nyine ibuyoga kuri paruwasi ya Muyanza. Batizwa ndi umwana mfite imyaka 12. Njyagwa na Teresa Mukeshimana. Ubwo amaze kumbyara ndakuze ndashatse urushaka urana na mbyaye umwana umwe. Gusubira mu kiliziya wapi? Ndicara bakambwira ati jya gusenga ntiwapi. None kwasiya nayitsindiye ngarukiye Imana. Nde naje kubatirisha no kwakirwa nkashizira ku meza. Nabonye n'inguma mu by'isi nzakomeza nkagwa. Ndavuga ati reka amaguruke ngarukira Imana. Mu ntego zabo bahigiye kutazasubira inyuma ngo batere Imana umugongo ndetse bakiyemeza kuzarira gikristu abana babo. Ubu dufite ingamba yo kurikwikira ku buryo tutazongera kuvuga ngo tuyiteye umugongo tuyigiye inyuma yayo. Imana ahubwo ibimfashemo sinzigera nsubira inyuma najya ngumya nkaza nkasenga. Sintakogwe ngo nongere nicare. Cyo nicyo nshaka. Noheli ya mbere nziza cyane. Bazaga kwiga PADIRI akatwigisha tugafata. Unimbaro waguye azagaruke bamwakire abatirisha agarukira Imana. Mfite intego yo kuzakomeza nkakora Imana. Nkanajya no miryango yese ya Gatolika. Umwana nawe zamutoza gukurikira Imana agakorera Imana akayikunda akajya asenga. Babajijwe impamvu bari barateshutse ku nshingano zabo zo kurera gikristu, ababyeyi babatisimu bavuze ko umunsi wa Noheli ari umukiro kuri bo kubera ko bari baratanye n'abana babo gusa bakiyemeza kurushaho kubegera. Sipiriyani Nsengiyumva numwe muri bo. Ni umukiro wacu kuri twebwe. Urabona n'abana batwabye muri babatisimu baza kuducika baragwa ariko kuba bagarutse turumva twebwe twishimye nk'ababyeyi babo babatisimu. Uyu munsi wa Noheli bibonda ko ababyeyi babatisimu bishimye n'abana barishimye. Ni ukuvuga ngo ubu tugiye gushyira muhate ku buryo tugomba kudacika intege kugira ngo abana bakomeze umurimo wa gikristo. Padiri mukuru wa paruwasi ya Ngarama Noheli NGABONZIZA yavuze ko gahunda y'iyi paruwasi yo kwegera abakristo mu ngo zabo ari yatumye babasha kugira intama bagarura maze agasaba bagarukiye Imana kuri uyu munsi wa none kurushaho kuba maso. Ubundi busanzwe twese burya turabagarukira Imana. Buri munsi duhora tugarukira Imana. Ikintu cy'ingenzi ni ukwegera abakirisitu kuko uko tugenda tubegera niko hagaragara abakeneye kugaruka kubera ko muri paruwasi tugira gahunda yo gusura ingo y'ukuri twibanda ku muryango. Icyo nababwira by'umwihariko abangaba bagarukiye Imana uyu munsi, icyambere ni ukubashimira kubagize igitekerezo cyiza, icya kabiri ni kubasaba guhora bari maso bakomejwe n'isengesho kandi Kristo wavukiye mu mitima yabo, Kristo watuvukiye twese aje atuzaniye imbaraga zo guhora turi maso, zo guhorana amatara yaka ku buryo abatubona babona koko yuko twakiriye Kristo, ko dufite urwo rumuri tubana narwo tugendana narwo ndetse abakiri mu mwijima akaba baboneraho nabo kuza gukongeza ku rumuri rwacu. Mu gutegura abagarukira Imana 150 bahawe inyigisho ndetse banakora umwiherero. Kuri uyu munsi kandi wa Noheli hatanzwe batisimu ku bana bato 50. Umukecuru Alphonsine Mukabahira w'imyaka 101 ahabwa isakaramentu ry'ugukomezwa. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Paruwasi Gatolika ya Ngarama, Diocese ya Byumba.